tugiye kureba uburyo umuntu akereya CSV file muri Excel. Urafungura Excel hano ugakereya new file. Reka dufate ko dushaka kureba country, ukareba na population y'abantu bari muri ibyo bihugu, population, ukareba n'imyaka yabo age. Reka dufate ibihugu bitatu: Rwanda, Congo, shyiremo na Kenya. Dusuppose ko population ingana wenda na miliyoni 2. Reka twandika imibare mito kugira ngo tuze gukora analize mu buryo bworoshye. Dufite ko abantu 200 bafite imyaka kuva kuri 50 cyangwa se bafite imyaka 50. Dufate ko muri Congo abantu 400 bafite imyaka 60. Ni agataburo twiporera kugira ngo tuze gukoraho analize nyuma. 60. Dufate ko muri Kenya abantu 500 rero bafite imyaka 70. Ni urugero twipoje hano. Ujya ku saving file, uragira file, save as, ugiye muri document cyangwa se ushaka gusavinga iyo file. Reka tuyite pop size cyangwa se population size, pop size. Ikihindura n'ino forma ugashyiramo ya forma yitwa CSV, ukagira save, ukemeza hano. Reka dushyiremo zoom kugira ngo bize kugaragara neza. Ukajya kuri view ugashyiramo zoom. Hitamo 200% kugira ngo bibe binini. Ngibi ibyo twakoze. Ya document yacu yisavinze. Igisigaye ni ukuyifungura no kuyisoma dukoresheje ya porogaramu yitwa jupyter. Uraza ukayikandaho hano ufunguye Python, ufunguye porogaramu yawe ya Nakonda, ugafungura jupyter, ugategereza kugira ngo ifunguke. Iyo imaze gufunguka hano ugomba kujya aho wasevinze ya document yawe. Twayisevinze muri document, dukinjira muri document. Ahangaha akaba ariho ukerera document nshyashya, file nshyashya. Ukaza kuri new, bakanda Python 3, ihita ifunguka. Ugutegereza kugira ngo ibanze gufunguka. Tugiye gushyiramo library idufasha gusoma document, bayita pandas. Pandas kuyimportinga urandika import pandas, uri importinga pandas. Nurangiza tugiye ukuyihereza izina as pandas, urandika speed. Ikindi tugiye gucreate variable iza kudufasha gusoma iriya document. Reka tuyite document format cyangwa se df. Irangana na pandas, ugashyiraho .read underscore csv. Ahangaha imbere ugashyiramo izina ry'iyo document. Reka tujye kureba uko ryitwaga izina. Twayise pop size, ugashyiramo utumenyetso, kandika pop size. Warangiza mugashyiramo extension ni csv.
karaninga kugira ngo urebe ko bikunda. Igisigaye ni ukugaragaza hanze ino dokima ibiri hanze. Uraprintinga ngiye urabona ko dokima yacu ije. Uko niko ukora file yo muri CSV ukanayiprintinga. Izindi modification analyse turazikora muri video ikurikiyeho. Murakoze.